ntihabwe icyubahiro. Turi umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ni umwanya Imana ibiduhaye kugira ngo twumve iki itugambiriyeho muri iyi minsi ya none. Abantu benshi ntibari kumenya icyo Imana ibagambiriyeho, ariko iyo ugize amahirwe ukamenya icyo Imana ikugambiriyeho biba byiza cyane. Mureke dusenge Imana hanyuma twumve icyo Imana ishaka muri iyi minsi ya none n'icyo ishaka kugira ngo dukore. Uwiteka Imana nziza, turagushimiye, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira imbabazi zawe, tugushimira kugira neza kwawe, tugushimira ko waturinze umwaka wose kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Mwami uhabwe icyubahiro. Aya masaha Mwami Yesu tuje kumva ijambo ryawe. Reka buri wese Mwami ujye gutegera ijambo ryawe, reka yongere ajye impinduka muri we, kuko ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite ubuzima, ijambo ryawe ritanga amahoro, ijambo ryawe ritanga agakiza, kuko niho twaboneye ubuzima. Uwiteka Imana Nyiringabo, reka Yesu ubane natwe uyu mugoroba. Reka Mwami Imana Nyiringabo ude gukora icyo ushaka. Icyo ushaka Mwami ni uko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kandi uko kuri ni Yesu. Mwami udushoboze ubw'ubuntu bwawe. Mana ukomeze uhabwe icyubahiro, ubwo tubyize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turashima Imana uyu munsi wa none, aya masaha y'uyu mugoroba. Imana nihabwe icyubahiro. Uwo mugiye kuvugana yitwa Steven, abantu nturuka muri Big Evangelical Network. Iyo ryose Imana iduhana umugisha. Uyu mugoroba nagira ngo twige ijambo ry'Imana. Ni ijambo rivuga ubutumwa bwiza. Ijambo ubutumwa bwiza, ijambo ryakunze gukoreshwa cyane muri Bibiliya ryitwa ubutumwa bwiza. Ese ubutumwa bwiza ni iki? Abantu bakwibaza ubutumwa bwiza ni iki? Iri jambo ubutumwa bwiza ni ijambo ryakunze gukoreshwa n'Abagiriki ba kera, igihe bajyaga ku rugamba, noneho banesha urugamba, bagatoranyamo umuntu umwe waza kuvuga ubwo butumwa yuko banesheje. Rero iri jambo ryakunze gukoreshwa n'Abagiriki cyane mu kuvuga ubutumwa bwiza yuko banesheje intambara. Natwe ubutumwa bwiza ni inkuru Imana yamenyekanishije uhereye ubwo Kristo yapfaga akanazuka. Iyi ni inkuru nziza twumvishije igihe Yesu Kristo yapfuye akazuka, twumva ubutumwa bwiza. Haleluya. Ese muri ubwo butumwa bwiza havugwamo iki? Muri Bibiliya hakunda kuvugwamo cyane uburyo umwana w'umuntu yacitse intege cyangwa yananiwe kumvira Imana. Uwo ni Adamu. Yananiwe kumvira Imana bituma isi yose ijya mu kaga gakomeye ko kujya mu byago. Tugira ingaruka zikomeye ziturutse kwa Adamu, kuko igihembo cy'icyaha cyari urupfu. Hanyuma Adamu akimara gukora icyaha, Imana yashakishije uburyo bwose kugira ngo bwa busabane Adamu yari afite hagati ye n'Imana, Imana ibutugarurire binyuze muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo yoherezaga Kristo akadupfira tukiri abanyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Rero ubwo butumwa bwiza cyo burimo ni uburyo Imana yaciye inzira icira muri Kristo Yesu, kugira ngo twebwe nitubyizera, haleluya, nitwizera iyo nzira Imana yaciriye muri Kristo Yesu, tuzabashe kubona ubugingo bw'iteka. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo butumwa bwiza nibwo dukwiriye kubwiriza. Ubwo butumwa bwiza buvuga ngo Yesu yaje mu isi abana natwe, kandi yari Imana yiyambuye ubwiza aza mu isi abana natwe, kugira ngo twebwe tubashe kubona ubuzima bw'iteka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mu Bagalatiya igice cya 5, katuhasome Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19. Niho hatubwira imirimo ya kamere yuko igaragara. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19
haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi, harimo gusambana, gutongana, kuroga, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwiremamo ibice, kugomanwa, gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Iyi ni imirimo ya kamere cyangwa ni imirimo igaragazwa yuko abantu batari bakira Kristo cyangwa batari bakira ubutumwa bwiza. Ibintu biranga abantu batari bakira ubutumwa bwiza barangwa n'umwuka witwa gusambana. Uyu mwuka wo gusambana ni mubi cyane kuko uteza ibyago byinshi, harimo gutongana, harimo ishyari, harimo umujinya, harimo amahane, harimo kwitandukanya, harimo kwiremamo ibice. Ibi byose nibyo Yesu yaje agapfira ku musaraba kugira ngo tubireke. Haleluya! Kugira ngo tureke izi ngeso mbi. Izi ngeso mbi zatewe n'ingaruka z'uko bakurambere bacu Adamu na Eva batumviye Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero Yesu yaje mu isi kugira ngo abipfire, kugira ngo adupfire ku musaraba, kugira ngo tureke ingeso mbi, tureke ingeso mbi, tureke ingeso mbi. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange Yesu arabaruhura. Yesu ni wenyine watsindiye isoko ryo kuruhura abantu bose imiruho baruhijwe, imiruho itandukanye baruhijwe nayo. Iyo miruho tuvuga ni imiruho yitwa ibyaha. Haleluya! Yesu yaje mu isi kugira ngo aze gushaka uwazimiye. Mu bazimiye harimo wowe, harimo nanjye. Niyo mpamvu Yesu yemeye kwishyiraho ibyaha byose kugira ngo akubone. Yesu, ese waba urushye? Ese waba uremerewe? Ubutumwa bwiza nuko bwaje, haleluya, buvuga yuko Yesu yatsinze ibyaha, yatsinze urupfu, haleluya, kandi Yesu yatsinze na Satani kugira ngo tubone ubuzima bw'iteka. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo wowe ufite umutima ukingure Yesu. Yesu ahagaze ku rugi arakomanga, niwumva ijwi ryiwe, haleluya, niwumva ijwi ryiwe uyu munsi ukamwemerera, arinjira mu bane. Kuko turebye ukuntu Zakayo yari umukoresha w'ikoro, ariko agira ishyaka n'umwete ryo kumenya Yesu. Uyu Yesu bavuga ninde? Aravuga ko nanjye nurire menye umuntu witwa Yesu. Haleluya! Yesu ahageze arararama abona Zakayo, aramubwira ngo uruka uyu munsi ndibuze kurara iwawe. Ubu butumwa bwiza bwari bugeze kuri Zakayo yuko Yesu ari buze kurara iwe mu rugo. Zakayo yemera Yesu, barajyana. Ageze mu rugo, Yesu aramubwira ngo agakiza kinjiye muri iyi nzu. Yesu ashimwe cyane. Zakayo atangira kuvuga ibyo yakoze byose, atangira kuvuga ngo naribye, nayoze gutyo byose, yemera guca bugufiya. Yesu yinjira muri we. Imana ishimwe kandi yagwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa isi yose. Ubutumwa bwiza bugoye kubwiriza isi yose, abantu bakabumenya yuko Yesu yaje mu isi agapfa akazuka. Haleluya! Yesu yaje mu isi agapfa akazuka. Ntabwo byarangiriye aho ngaho, nuko yanazutse aduha n'ubushobozi, aduha n'ubutware. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Abo bantu bizeye Yesu yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Rero Yesu arashaka yuko muri iyi minsi ya none yuko tumwizera, tukizera imbaraga, tukizera umuzuko, tukizera ibyo yakoreye ku musaraba igorogota. Imana ishimwe cyane. Mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23 uravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibihembo by'ibyaha, igihembo cy'icyaha cyari urupfu. Ngo ariko reka tubasome neza, yatwumvira ijambo neza, tumenye ibihembo by'ibyaha, tumenye igihembo cy'icyaha cyari cyo. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Igihembo cy'icyaha cyose cyari urupfu, ngo ariko impano y'Imana, Imana yaduhaye impano nziza. Iyo mpano ni Yesu.
Yesu iyo umaze kumumenya, Yesu ashimwe cyane, iyo umaze kumenya ubasha gutsinda ubusinzi, iyo umaze kumenya Yesu ubasha gutsinda ubusambanyi, iyo umaze kumenya Yesu ubasha gutsinda gutongana, iyo umaze kumenya Yesu ubasha gutsinda uburyarya, iyo umaze kumenya Yesu, Yesu niwe gisubizo cyacu. Haleluya. Yesu niwe gisubizo cyacu, Yesu niwe gisubizo cyacu, Yesu niwe gisubizo cyacu. Dukwiye kumenya Yesu tukiri no muri kaminuza, dukwiye kumenya ko Yesu yaje mu isi akaza kugira ngo aturuhure ibyo byose byadutwazaga igitugu. Haleluya. Yesu niwe byiringiro byacu, Yesu niwe kuri kwacu, Yesu niwe uduhaza, kuko nta rindi zina twahawe mu isi dukwiye gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Kumenya Yesu bitanga ubuzima, kumenya Yesu bitanga amahoro, kumenya Yesu bitanga kubaho. Ntabwo amafaranga yaguha umunezero, ariko muri Kristo Yesu ubona umunezero wuzuye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo gutunga ibya mirenge biguha kubaho neza, ariko gutunga Yesu biguha kubaho neza, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bikeya, ari kwitoza kubaha Imana, kwitoza kumenya Yesu, kwitoza kumenya ubushake bw'Imana, ngo buzana inyungu z'uyu munsi wa none, bukaza n'inyungu z'ejo hazaza. Imana ishimwe. Kumenya Yesu rero bifite inyungu nyinshi, kumenya Yesu rero bifite agaciro gakomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Urukundo Imana yadukunze twe kurutesha agaciro, urukundo Imana yadukunze twe kurutesha agaciro, twumva yuko ngo byarangiye, ngo n'ubuntu byararangiye, ngo dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu busage. Oya, ntabwo dukwiye gukora ibyaha ngo ubuntu busage, ahubwo dukwiye kwemera Yesu akaza akaba muri twebwe akatuneshereza. Nubwo twambaye umubiri w'icyaha, ariko dukwiye gutuzamo Yesu, dukwiye gutuzamo imbaraga z'Imana, dukwiye gutuzamo Yesu akaza akaba muri twebwe. Ubwo iyo utujemo Yesu ntabwo ibyaha bigutsinda, ahubwo uhora unesha mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ese ninde muntu wabasha kunesha iby'isi? Ese ninde muntu wabasha kunesha ibi byaha? Ngo keretse umuntu wese wizera ko Yesu ari umwana w'Imana, uwo nguwo niwe ufite ububasha bwo kunesha iby'isi, niwe ufite ububasha bwo kunesha ibyo byose. Haleluya. Imana ishime kandi ihabwe icyubahiro. Gutunga Yesu ni ubuzima, gutunga Yesu biduha kunesha, kuko igihe kizagera Yesu aza gutwara itorero, Yesu azaza gutwara abamukoreye, Yesu azaza gutwara abamwizeye, Yesu azaza aze gutwara. Rero Yesu naza azarobanura intama mu ihene, ihene azazishyira ibumoso, intama azazishyira iburyo. Izo ntama ni ba bantu bemeye kumwakira bakamwemerera, abo nibo bazahabwa ubwiza, abo nibo bazahabwa amakamba, abo nibo bazahabwa amakamba yuko bamwizeye. Rero gutunga Yesu no kumwemera akaza muri wowe akakuyobora akakubera umwami n'umukiza, nibyo bitanga ubuzima, nibyo bitanga amahoro. Mu Baroma igice cya 10, Abaroma igice cya 10 umurongo wa 9 niho hatubwira ese ni muwe buryo ushobora kwakira umwami Yesu? Ese ni muwe buryo ushobora kwakira Yesu akabana nawe igihe iteka ryose? Ijambo ryanditse mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9 aravuga ngo ntiwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Haleluya. Ngo niwatuza akanwa kawe, ukabyatuza akanwa kawe byonyine gusa, ndetse ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa, yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ubwo nibwo buryo bwonyine bwo kwakira Yesu, ni ukubyatuza akanwa, ni ukubyatuza akanwa, ugasezera Satani, ugasezera imbaraga z'umwijima, ukazisezerera, kuko imbaraga z'umwijima nizo zidutandukanye n'ubushake bw'Imana. Imbaraga z'umwijima nizo zitubwira ngo ntibishoboka, imbaraga z'umwijima nizo zitubwira ngo ntibyakunda, ntabwo wakizwa. Oya, wowe emera watuza akanwa kawe, ugwa niyo ntambara nziza yo kwatuza akanwa kawe, ukizera mu mutima wawe yuko Yesu, Imana ishimwe, haleluya, haleluya, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yazuye
yazuye Kristo uzakizwa. Imana ishimwe cyane. Ubwo nibwo buryo bwonyine bwo gukizwa, kuko umutima ari wo umuntu yizeza akaba gukiranuka, kandi akanwa ariko yatuza agakizwa. Imana ishimwe cyane. Kandi uwizera Yesu ntabwo azigera kugwa n'isoni ku munsi w'amateka. Umuntu wese wizera Yesu ntabwo azigera kugwa n'isoni ku munsi w'amateka. Kwizera Yesu niyo garanti, kwizera Yesu niyo pasiporo izatugeza mu ijoro yonyine gusa. Iyo tumwizeye hari n'imirimo dukoresha tugakora. Rero uyu mugoroba waruruhijwe n'ibyaha bitandukanye, waruruhijwe n'ubusambanyi, waruruhijwe no kuvuga nabi, waruruhijwe no gutongana, waruruhijwe n'inzoga, waruruhijwe n'ibigano bibi, waruruhijwe n'ibindi byose. Yesu yiteguye kukwakira, yiteguye yuko wamuha umutima wawe akawinjiramo ndetse akawukoreramo, kandi ukabasha guhabwa ubuzima bw'iteka. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro, kuko kwizera Yesu nta gihombo kirimo. Ubwo nibwo butumwa bwiza dukwiye kubwirwa mu minsi ya none, yuko Yesu yaje mu isi akadupfira. Dukwiye no kubyizera tukabibamo, kandi iyo tubibayemo tubasha kubibwira n'abandi. Ndetse iyo umaze gukizwa ubibwira n'abandi, ukabwira ko Yesu yakugiriye neza, yakubohoye. Uyu mugoroba nawe waba umwe mu wo kwamamaza Yesu. Uyu mugoroba waba umwe wo kwamamaza Yesu, ukavuga, ukamera nk'wa mugore we waje kumugeza aje kuvoma, akamenya Yesu, Yesu akamubwira ibyo byose, akajya kwamamaza mu mudugudu akavuga ngo mbonye umugabo umbwira ibyanjye. Nawe waba umwe muri abo ngabo bo kwamamaza ubutumwa bwiza yuko Yesu akiza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kuko Yesu Kristo arashaka yuko tumwizera. Yesu Kristo arashaka yuko twizera icyo yakoreye ku musaraba. Ubwo igisambo cye kiri ku musaraba cyaravuze ngo Mana Yesu unyibuke nugera mu bwami. Yesu aramubwira ngo uyu munsi wa none tubibuze kubana muri paradizo. Icyo gisambo cyahamije Yesu, kimaze guhamya Yesu kibona ubugingo. Natwe uyu munsi wa none dukwiye kuhamya Yesu, twabyatuza akanwa kacu, twabyizeza imitima yacu, twabagaho gukiranwa kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba tugiye dusenga Imana. Ushobora kuba uruhijwe n'ibibazo bitandukanye, ushobora kuba uruhijwe n'ingaruka z'ibyaha wagiye uca mu buryo butandukanye, ariko Yesu yemeye kwishyiraho ibi byose kugira ngo akuruhure. Imana niyo mpamvu Imana yemeye kuba ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza yuko Yesu yaje mu isi kugira ngo apfire ibyaha byawe. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Uwo nguwo utigeze kumenya icyaha ni Yesu. Imana imuhindura icyaha ku bwacu. Icyo cyaha Yesu yakishyizeho kugira ngo ubone gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubu uri umwana w'Imana. Iyo wizeye Yesu uri umwana w'Imana. Iyo wizeye Kristo umwana w'Imana. Nawe uyu mugoroba wakwemera Yesu akakuyobora. Nawe uyu mugoroba wakwemera Yesu akaza muri wowe. Nawe uyu mugoroba wakwemera Yesu akaza mukabana, kuko nubana na Yesu ntabwo uzicuza. Ariko nukora ibyaha uzicuza igihe watakaje, ariko nutunga Yesu muri wowe ntabwo uzigira wicuza. Kuko utunga Yesu nibyo bituzanira amahoro, nibyo bituzanira insinzi, nibyo bituzanira kubaho kwiza. Imana ishimwe cyane. Dusoza twasoma ijambo yanditswe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 19. Ni ijambo ryiza cyane. Ni ijambo rivuga ngo nuko mwihane munahindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukuntu iza ituruka ku Mwami Imana. Imana ishimwe. Ni ijambo ryiza cyane rivuga ngo twihane. Iyo tumaze kwizera ubutumwa bwiza turihana tugahindukira, tukavuga ngo izi nzira najyaga ngendamo ndazihindukiriyemo, nemeye kwakira Kristo. Nimba najyaga nkora ubusambanyi ndaburetse, nimba najyaga ntukana ndabiretse, nimba najyaga mbeshya ndabiretse, ndahindukiye, nemereye Umwami, nemereye Yesu. Kuko Yesu ntabwo akurana n'umusambanyi, ntabwo Yesu akurana n'ubujura, ntabwo Yesu akurana no kuvuga nabi, ntabwo Yesu akurana n'ibigano bibi, ahubwo Yesu yemera ko ubwawe uca bugufiya ukabireka, ukemera guhindukira, ukabona imbabazi z'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu mugoroba waba ufashe icyemezo kivuga ngo nanjye uyu mugoroba numvise ubutumwa bwiza, nemeye guhindukira, nemeye kwemera Yesu.
kugira ngo iminsi myiza Imana yaguteguriye izabone ukuntu iza. Imana ishimwe cyane. Iyo duhindukiye iyo turetse ibi byose, kuko icyaha kibuza umugisha, icyaha ni umuvumo, kuko iyo umuntu akoze icyaha hari umuvumo umugendaho, ariko iyo wemere Kristo muri wowe, uwo muvumo ucikaho. Ku ijambo ry'Imana tubwira ngo, ni ijambo ryiza cyane rivuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ahindutse kuba icyaremwe gishya, aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera bya bindi byose wagenderagamo, byose twagenderagamo birashiba bishize. Bivuze yuko kuba muri Kristo Yesu biguhindura kuba icyaremwe gishya. Imana ishimwe. Kuba muri Kristo Yesu biguhindura kuba icyaremwe gishya. Uyu mugoroba twavugaga ijambo ryitwa ubutumwa bwiza. Tugomba kwemera ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero ni ubutumwa bwo kumenya Yesu ko yaje mu isi agapfa akazuka kugira ngo tubashe kubona agakiza k'iteka. Imana ihabwe icyubahiro kandi ishimwe. Tugomba kurwana intambara, kuko Satani arabizi neza niwakira Kristo azabirwanya, ariko nabirwanya uzakomeza uharanire. Imana ishimwe. Uzakomeza uharanire uvuga ngo umva Satani, namaze kumenya yuko nta cyiza kikuvaho, nta bihembo byiza uhemba. Icyo uhemba gusa ni urupfu, icyo uhemba gusa ni akababaro, nta gahinda, nta kindi uhemba, ariko gutunga Yesu byonyine gusa biguhesha ubugingo bw'iteka. Imana ishimwe kandi yagwe icyubahiro. Tuye mu kanya keza ko gusenga, tuye mu kanya keza ko gusenga Imana, kubwira ijambo ry'Imana twumvishije yuko tuguye kwakira ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero tugomba kubwakira, kandi iyi ntambara, kuko Satani abizi neza yuko niwakira Yesu hari byinshi uzabona, ariko emera ucike uwo mugozi, emera ucike uwo mugozi, emera wemere Yesu. Ni igihe kirekire wabyumvishije, ariko emera ubyemere. Haleluya. Mu buzima bwawe, ubituge mu buzima bwawe, uzabona amahirwe, uzabona umugisha, uzabona buri kimwe cyose wabuze, ariko nutunga Yesu bizakuzanira amahoro yuzuye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari indirimbo ivuga yo mu gitabo, ijambo rivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru ngo keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu. Ngo mbese imyambaro yawe irera, iyo myambaro mbese yawe irera. Yesu nta wundi uhesha gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu. Imana nihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba dukwiye kwakira ubutumwa bwiza, dukwiye kwakira ubutumwa bwiza, dukwiye kubwemerera, dukwiye kwemera ko Yesu yinjira muri twebwe, dukwiye kwemera ko Yesu yatuyobora, dukwiye kwemera ko Yesu yaduha imbaraga zo kunesha ibyatuneshaga. Uyu mugoroba tureka twemereye Imana yo mu ijuru ikomeze ibane natwe. Murakoze cyane. Dukwiye kumva Yesu, kandi Yesu akaba muri twebwe akatuyobora, kuko nta yindi nzira dukwiriye gukirizwamo keretse inzira Yesu. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo nta yindi nzira, Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Imana ishimwe cyane. Yesu kumumenya ni ubuzima, kumenya Yesu ni ubuzima, kumenya Yesu ni ubuzima, kumenya Yesu ni inkuru nziza. Haleluya. Kumenya Yesu ni inkuru nziza, kumenya Yesu ni ubuzima. Kubimenya byonyine gusa biguhesha ubuzima bw'iteka. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana kugira ngo turusheho kumva ubutumwa bwiza, turusheho kumva urukundo Imana yadukunze, turusheho kumva ukuntu Imana yiyambuye icyubahiro ikaza mu isi ikadupfira ikabana natwe, kugira ngo nitubimenye byonyine gusa tukabyizera tuzabashe guhabwa ubuzima bw'iteka. Rero Yesu niba yaje mu isi ntabwo biduha uburenganzira bwo gukora ibyaha uko twishakiye. Ntabwo dukwiye gukora ibyaha ngo Yesu byarangiye, ngo byarangiye yadupfira ku musaraba, yapfiriye ibyaha ngo ni ugukora ibyaha. Oya, ahubwo Yesu yaje kugira ngo aduhe ubuzima. Yesu yaje ngo aduhe kugendera hejuru y'icyaha. Yesu yaje ngo aduhe ububasha bwo gutegeka icyaha n'urupfu, kuko icyaha kizana urupfu. Icyaha kizana urupfu. Iyo umuntu akora ibyaha aba ari kujya mu mwobo w'urupfu wo kurimbuka, ariko iyo umuntu yemereye Yesu aba ari kujya mu nzira yo kuzabona ubuzima bw'iteka.
reka twemere Yesu, tumwemerere muri iyi minsi ya none atuyobore, atuneshereze. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ibagire neza. Murakoze cyane kumvira ijambo. Turyiteho, turizirikane yuko Yesu azagaruka, kandi Yesu azaza ntituzi umunsi n'igihe, ariko icyo tuzi ni uko Yesu azaza akaza gutwara abamukoreye. Nawe ufite amahirwe y'umunsi wa none kuba ugihumeka, ni amahirwe akomeye. Kuba ugifite ubuzima ni amahirwe akomeye. Ubuzima Imana yaguhaye nta kindi Imana ishaka, irashaka ngo ubutuzemo Imana. Imana ikakuyobora, ikabana nawe. Hari ibyo ubona bidashoboka mu buzima bwawe, muri Kristo Yesu birashoboka. Gutunga Yesu ni ubuzima. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana kubwira ijambo twumvishije, kandi dukomeze turizirikane, dukomeze kumenya ubutumwa bwiza. Haleluya! Ubutumwa bwiza tukabumenya, inkuru nziza tukayimenya, iyi nkuru ivuga Yesu, iyi nkuru ivuga Yesu, Yesu waje mu isi, iyi nkuru imaze imyaka ibihumbi birenga. Haleluya! Iyi nkuru nziza yuko Yesu yaje mu isi. Nta wundi Yesu yaze twebwe abanyabyaha kugira ngo tumwizere, tuzabona ubuzima bw'iteka. Imana ihabwe icyubahiro. Mureke dusenge. Harimo wari wacitse intege, harimo umuntu watajya kwemera iby'ubutumwa bwiza, ariko kuba ubyemeye ukabyakira mu buzima bwawe, ukemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uraza kuhabwa agakiza gakomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana nziza, turagushimiye muri aka kanya keza k'umugisha uduhaye. Utubwiye ijambo rikomeye cyane, ijambo twibutsa yuko waje mu isi, inkuru nziza ikomeye cyane yuko waje mu isi, ugapfa ukanazuka kugira ngo tuzabone ubuzima bw'iteka. Imana uhabwe icyubahiro Yesu. Ubwira ijambo rya twumvishije, kandi tumaze kumenya yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo wari muri Kristo Yesu. Reka iyi mpano waduhaye, iyi mpano yitwa Yesu, reka ize muri twebwe, ikomeze ibe muri twebwe. Uretse Data bakwemereye, bakwakiye nk'umwami n'umukiza, reka Yesu bayobore, ubahe imbaraga, ubashoboze, kuko urugendo ni rwiza, urugendo rwo gukizwa ni rwiza, kuko nta nyungu y'ibyaha. Inyungu y'ibyaha yose ni urupfu. Icyaha cyose kiganisha ku rupfu, ariko kwizera Yesu biganisha mu bugingo buhoraho. Reka Mwami Imana Nyiringabo, kaminuza yacu Mwami yuzemo ubutumwa bwiza. Kaminuza yacu Mwami, bene Data makira ubutumwa bwiza, bamenye ijambo ryawe, bamenye kugira neza kwawe. Mwami reka udufashe mu izina rya Yesu Kristo, udukomereze mu buntu bwawe. Reka Mana komeza uhabwe icyubahiro Mwami Yesu muri kaminuza, kandi ibendera ryo kunesha Mana ikomeze rihabwe icyubahiro. Komeze Data tuneshe mu buntu bwawe. Ushimwe kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ihabwe icyubahiro.